nyirinzu nibaje wakiruka ngo ugenda wirwarize birakomeza kugeza igihe noneho yadutaye burundu ajya kubana na nyina aravuga ngo ubuzima tuzirwarize nta rubwo ari ukuvuga ngo ni umukene arahari afite akazi ariko nta n'ijana yaduha nagiye muri ribu njya kumurega ahantu hose nta mwana n'umwe yandikishijeho abana baba ku mutwe wanjye Yesu we tugera muri polisi bakamwe ati abana biyandikeho ko uyu nta mugabo umurimo abana banditswe nk'abatagira se kandi sahari kwiga bari ibibazo umwana wanjye mukuru yaratsinze bamwohereza Busogo muri amafaranga biba ngombwa ko yigana yini nayabwirirwa abona diplome ariko ubu ntayafite kuko ari ibirarane by'amafaranga na mushikiwe niko byagenze bakigana yini ataruka arinjije aribwo bushobozi mwana wanjye akaba umuyede akaba umufundi isahari tugakodesha batwirukana mu nzu mva muri imwe njya mu yindi ngiye cyo rero ikintu nari ngiye guhingukaho noneho twenga twanga kubingo n'abana nje n'abana nari ngiye kubaza ko numva ibintu akora bisa n'ibiri supernatural birenze ibisanzwe naho nta kuboko kw'abarozi kwaba kubirimo wenda nk'iyo usenga ni ibintu abikora normalement mu buryo buri normal busanzwe cyangwa haba harimo n'ukuboko kw'abarozi nari ngiye kukikubaza none ndumva usa n'ugikomojeho gatoya kuko nibyo urumva ari muzima ntabwo wakwanga abana bawe bigezaho ubwo harimo baramuroze rero baramuroze uko Imana yarabihishuye ubwo pastor yabivuze mbere yuko ibyo byose biba ataranaba gutyo ngo atwiyereke Imana ikavuga ko ari abagore bamuroze nabo yabajyagamo birumvikana ubwenge yabajyagamo la no gukaza amasengesho rero nicyo usabwa naramusengeye cyane ubu musabira gukizwa nta gihe ujya usenga waza Imana ukavuga ati ariko Mana kukira ishuri wabonye ko ari ngeri kwiriye ngo nigige kuko wari kubo wabikoreye iki kuko ni ishuri ry'Imana rikomeye rirakomeye iyo uyibajije nta kintu yaba yaragusubije impamvu yaguhaye kwiga ishuri nk'iri Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira n'umumama afite inkuru ikomeye pe afite ubuhamya bukomeye uri buze kubukurikira ndabizi neza ko uri buze kugira icyo wunguka kuko ubuhamya burya butangirwa kugira ngo bukomeze abandi reka rero mwakire kuyobokamana tumuhereze ikaze mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mwiriwe amakuru ni meza wow tuguhaye ikaze kuyobokamana TV murakoze uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro ari nako kandi tugusaba yuko niba bishoboka mwazamura ijwi kugira ngo abantu babashe kumva neza murakoze nitwaza ni nka Violette kuzina ry'umwana wanyita mama Moite cyangwa mama Debora abantu Musanze utuye Musanze yego okay reka duhere muri yo ntara y'amajyaruguru rero dusuhuza abantu baho tujye mu ntara y'amajyepfo tujye burengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi migi itandukanye ibihugu bitandukanye bya Afrika tuba tugiye dufitemo abantu benshi batwereka yuko badukurikira tukagenda no ku migabane itandukanye muri Amerika muri Aziya muri Australia muri Canada ndetse no ku mugabane w'i Burayi tugasuhuza yo mwebwe mwese mudukurikira ureba ikiganiro nk'icyo ukaba wumva ubabaye
ufite ibibazo byinshi, menya yuko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara, ngo naho yababaza umuntu ntimubabaze iteka igera ikamugirira ibambe. Komera rero, wongera ibihe byo gusenga no kwizera bizakemuka. Naho wowe rero uri mu bihe byawe byiza, ujye ujyana na Yesu gutabara abababaye, kuko yivugiye ko abajyana nawe gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Munyemerere twakira uno mumama kugira ngo tubashe kuganira. Mama, mumeze neza? I Musanze murakomeye? Yego, turakomeye. Umuntu uri kureba Mama Deborah aravuga ngo ni muntu ki, yabayeho gute, ubuhamya bwe nubuhe, n'iki kintu gitumye atera intambwe maze akemera kuganira n'Iyobokamana TV kugira ngo abayikurikira babashe kumenya Mama Deborah no gusobanukirwa ibijyanye n'ubuhamya bwiwe. Yego, murakoze. Mama Deborah ni umubyeyi w'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Nshimira Imana nyine yabampaye, ko hari igihe wumva n'umuntu avuga abana ukumva ni benshi, ariko niko Imana ubwo yabishatse. Nabo ni umugisha kuko yamujije no kubitekereza. Rero Mama Deborah akaba afite abana 6, akaba yibana barera wenyine. Ntabwo ari uko wenda umugabo yapfuye ngiye warahari. Byarahari, twashakanye 95, tubana ari umugabo muzima, ubona afite ibitekerezo. Nyuma aza gukolonizwa n'ikintu cy'inzoga. Noneho kubera ko ndi imfubyi, nta mama nta papa, n'icyo gihe nashatse bahise bapfa bakurikiranye, nta gihe cyashize, mbese yapfuye mu mwaka umwe. Noneho mu rugo twari twaragize n'ikibazo cya jenoside yabaye nyine. Nyuma ya jenoside uziko habaye ikindi kibazo cy'abacengezi, baza kutwika mu rugo, hasigara nyine ari amatongo. Ababyeyi bapfa tukiri muri ibyo bibazo, bari kuzerera. Sigarana barumuna banjye na wa mugabo w'umusinzi. Urumva ni njye wari na mukuru, turi abana 8. Urumva kurera barumuna bawe utishoboye n'umugabo w'umusinzi, ntabwo nari kurira barumuna banjye ikibazo nari mfite. Ariko Imana ikomeza kubana natwe. Muri urwo rugendo umugabo arakomeza, turabana. Nkajya murona po bikanga, nkayivamo mpita ntwita, wari ukunywa, mbese birananira kugeza igihe nemeye ubuzima ndimo. Babana barakura barumuna banjye, bo bakuze kubw'amahirwe ko ntabwo bize, ntawe navuga ngo naramurihiye. Nyuma yaho rero nasigaranye n'umugabo n'abana banjye gusa. Barumuna banjye barashatse, bamwe barakuze, ariko akomeza kuba umuntu w'umusinzi, nta kujya inama. Nyirinzu nibaje wakiruka ngo ugenda wirwarize, birakomeza kugeza igihe noneho yadutaye burundu, ajya kubana na nyina. Aravuga ngo ubuzima tuzirwarize, nta rubwo ari ukuvuga ngo ni umukene, arahari afite akazi, ariko nta n'ijana yaduha. Nagiye muri RIB njya kumurega ahantu hose, nta mwana n'umwe yandikishijeho. Abana baba ku mutwe wanjye. Yesu we. Tugera muri polisi bakamwira ati abana biyandikeho, ko uyu nta mugabo umurimo. Abana banditswe nk'abatagira se kandi sahari. Kwiga bari ibibazo. Umwana wanjye mukuru yaratsinze, bamwohereza Busogo muri amafaranga. Biba ngombwa ko yigana yini, nayabwirirwa, abona diplome, ariko ubu ntayafite kuko ari ibirarane by'amafaranga. Na mushiki we niko byagenze, bakigana yini atari uko ari injiji. Aribwo bushobozi. Mwana wanjye akaba umuyede, akaba umufundi isahari. Tugakodesha batwirukana mu nzu, mva muri imwe njya mu yindi. Pole sana kabisa. Nisa ushobora kumara ukavuga nta kibazo. Ariko nk'uyu we uza ahantu mba ntoye, niwe uhagera agahita abona ikibazo. Ubwo rero ubwo buzima ndegana n'umugabo bikanga, ko nta nubwo twari twarasezeranye.
igihe cyose akavuga ati nzandikisha abana igihe nshaka nzaza dusezerane ntabikana, ariko urumva ko njye biramvuna njyenyine. abukwe nawe ukabukwaho? Abukwe pe mfite n'impapuro, njye nta nubwo ari brag. Ubwo nizi iki mwari muvuze, ni impapuro zimeze gute zigendanye n'iki no gutandukana cyangwa kuba umwe abukwe? Yego ni uburyo yagiye nyine, yagiraga ibintu byo kuza agaduhukubita abana akababuza umutekano, akagenda akamara igihe akagaruka, akageza kamwe aho ntiyakwishyura inzu ngo iwabo w'umuntu ntihaba kure. Nibwo natangiye kugira ikibazo, namubaza se burya urara iwanyu? ngo ndara iwacu. Ngira ni ukumbeshya. Ndagenda mbaza amabukwe, ntese koko arazarara hano? None si umukinguriye akaza akaryama zikataye abana, nta n'inzu tugira, ubu zika abana yabasize. Ndamenya ngiye guhamagara imiryango nyibwire be kwishyura abona umuntu ngo ari mu nzu nta nzu arimo, kuko ibibazo byose nahuraga nabyo nta mama nari mfite ndaririra. Hari n'igihe uba wanga kwishira hanze ukavuga uti ukura no gusenga Imana, ukavuga uti Imana izabikemura, Imana izabikemura, nkamwerera n'imbuto uko bishoboka kose nkihangana. Nyuma niho mawuka inamubwiye ko nshaka guhamagara imiryango nkayibwira, aranyangira atoya tuzamuhana. Ahubwo icyo gihe niho yagiye uko abyumva, araza arankubita. Abana bari bahari, naba nagiye mu murima wo gushakishiriza abana ngatahira ku bitutsi no kundura. None icyo gihe uwo munsi naraje nsanga yagurishije ibintu byo mu nzu, televiziyo yayijyanye, regiteri yayijyanye. Ubwo amahana aheraho arankubita, arangije sinzi ukuntu yagiye hanze yikubita akomereka hano nyine, yituye nko ku pembe gutya ry'inzu. None hahita ajya ku muhanda ngo dore umugore ukwangiza nyine ambeshyera. Ari ubyikoze? None abana bari bahari. Birangije rero aje nibwo bagiye mu kibazo, hari na gitifu w'umurenge w'akagari baramuhamagaye. Ntabwo ngenza bamuhamagaye, ni nk'Imana ibishaka kuburanira umuntu. Araza babigiyemo, ubwo abari utsindwa abantu bose baramvugira. Nibwo rero urupapuro barwanitse avuga ati uko agiye bavuga ibintu byose ibibazo bari bazi mu rugo, aragiye nagaruka ukamukingurira ubuyobozi butabizi akakwica, ntuzaduhamagare. Uko agiye ubuyobozi buhari azagaruke buhari, kuko baramubwiye ati ntushobora guhinduka ukarera abana. Watoya ndagiye. N'abana ye bahari bararira umugabo, arakamubwira ati umuntu w'umugabo urasiga abana bangana gutya, ngo ngiye ngo ndagiye. Agenda gutyo, babyandika gutyo na sinyatire. Izo kagari ngibi byose birahari. Izi nindi ni impapuro nagiye murega kwa Etat Civile, kutandikisha abana, kutabahahira. Yagera akababwira ngo azabikora. Nizo yagiye yandikira ubwe n'amazina y'abana, barabizi byose kazabikora ntabikore. Ubwo nuko uvuga ngo mu bana 6 mwabyaranye nta numwe yiyandikishije? Nta numwe. Nicyo gihe nabyirukanse mari uko umwana mukuru afite ikibazo cyo gushaka irangamuntu. Bahora bamufata mu mukwabo ntaho yanditswe, bakamwira ati leta ubu ntabwo izaba abana. Nyuma mbiyandikaho kugira ngo abana babone ibyangombwa, kuko barambwiye ati n'ubundi naba atari kuboneka se buri gihe aba bana urabona ikibazo kizaba kurinde. Ubwo bigenda gutyo. None se mama mwarasezeranye? Ntabwo twasezeranye, kuko no kwandikisha ngo dusezerane yahoraga ambwira ngo tuzabandikisha abana ruko twasezeranye, tukanandika umunsi akawica. Nabikoze inshuro 3 atari no kuvuga ngo niwe wanabikoraga. Nkajya kwandikisha ku rutonde rw'abazasezerana, iminsi gashira, uwo munsi akabavuze impamvu kadahari. Yesu we. Ubu rero abukwe nawe ubukwawe? Abukwe mbukwawe. Hashize nk'igihe kingana cy'ubwo wibana? Kuva 2014. Nuko imyaka 7. 8 urera abana wenyine? Icyo gihe n'ubwo yabaga hari yarameze nk'udahari, kuko ari ukwitirirwa n'umugabo kandi ntawe uhari. Ubwo sa cyabi wabo cyangwa yashatse undi mugore? Ntabwo mbizi. Ubu icyo nzi cyo nuko abi wabo yaba mufite atamufite ko na nyina urumva ntibigeze baza mu rugo. Njya ahubwo ikintu nakoze
naravuze kuko ava mu rugo yagiye anadusebya kugira yikureho ibyaha. Njye mfata umwanya wo kujya mu muryango w'iwabo n'abana ndabajyana nshaka n'abamama b'inshuti zanjye njye iwabo mu basaza makuru umuryango mbabwira uburyo yagiye n'impapuro nzifite. Nibwo bumiwe baravuga ati amakosa yose nimwe mwayakuze kuko nta kuntu yari kuza ngo mumwakire ataye urugo cyangwa ngo muje kubaza impamvu atari mu rugo rwe. Ubwo iwabo barabahana yari se bari mu ruhande rw'umwana wabo. Turataha n'abana bambwira ati ntushobora gusubira mu bana bawe ngo nzaba njyayo. None se mushakana mu myaka ya mbere basi yakubereye muzima yaje guhinduka wenda urabira gutungura cyangwa watangiye kubona ko bizagorana mu gihe? Yakunda kunywa za kanyanga cyane. Noneho no kuba uri imfubyi ntaho kujya ufite ubana n'ikibazo kubera kubura iyujya. Nicyo ngicyo. Wowe uri imfubyi. Wabaye imfubyi byari kuva muri 2000. Mfite umwana wa gatatu wera nkimutwite nangira kurera barumuna banjye. Urumva icyo gihe ubuzima bwose yakoraga ibyo ashaka kuko mvaga ko nta hantu ndi bujye. Ntabwo ubuzima buba bworoshye. Kurera abana bari 6 wenyine utagira akazi utuye mu mujyi wa Musanze bigenda gute? Mubaho gute? Ubwo umuntu ashobora kubyibaza. Ntabwo byoroshye gusa ikintu kimfasha hari uturima twari dufite mu Kinigi ndagenda ngahinga wenda niba nije nkayo masaka makeya nkagurisha kugereranya muri kibazo mfite mu rugo. Ariko urumva guhinga ntabwo bivuga ko wahora weza. Hageraho n'igihe cya crise biba ari ibintu bigoye. Ntabwo umuntu ajya muri detail ngo abirangize. Ariko ubuzima buba bugoye umuntu kuko kugira ubone uko barya bikwiriye ubone uko biga ni ibintu by'ibibazo. Njya ku ishuri ngahora mpanganye n'abarimu nkajya kwinginga abanimateri nkababeshya nzishura igihe iki n'iki nkabona igihembwe kirarangiye ntanishyuye bakaba bambwira ati wowe uzishyura turabizi ariko ari Imana ibikoze. Kwa amadeni mba ndimo ku bigo by'amashuri ku bana biba ari ibintu bigoye kandi mba numva nta mwana wanjye wareka kwiga. Biba binkomereye. Bakunze b'iyobokamana TV ubuhamya nk'ubu buba burimo amasomo akomeye. Ni Mama Deborah turimo tuganira. None Mama Deborah uri umukristo ubundi mu buzima busanzwe usengera hehe imyizerere yawe? Ndi umukristo nsengera mu itorero rya Minivamu ya Musanze. Pastor wanjye yitwa Kayitare Bosco. Ni nawe mbese nkesha no kuba naragize kwihangana kuko abagiye ibibazo byandenze nabuze uwo mbwira. Nkumva arampamagaye akamwe tujye wifungura uvuge ubohoke kuko iyo biheranye birakwica. Akansengera nkumva ndahumurijwe ariko kubera kwizera Imana mba ntegereje Imana kuko wajya mbwira cyane ati wowe ukomeze usenge ntabwo uzi inzira Imana izacishamo ibyawe. Kuko n'inzira waca ntabwo yakunda ni ugutegereza Imana ugaca bugufi ibindi ujye ubiharira Imana. Nuko ndanamushimira Pastor wanjye kuko mu bintu byagiye binkomeza harimo n'inyigisho zo kwaga igihe nabuze uwo ndirira nkaba mu nzu nkagira isereri umutwe ukandya nkaranirwa kurya kubera kugira trauma y'ibitekerezo kubura umugabo ahari abana bakabura uko biga kandi se yakabikoze. Birababaza guhura na se ntabasuhuze agatambuka ntasuhuza n'abana be agashobora. Yesu we. Hari na nyirakuru bose ntibabageraho nta nubwo ari uko imiryango yabo ikennye ariko baradutereranye ariko Imana nyishimira ko yabanye natwe kavuga iti nzabahisha. Yarabikoze. Ntabwo yigaragaza uko umuntu imbere bimeze ntabwo abona ahantu nyura ariko igihe mishira abana bakambara mu buryo ntazi
umuntu yabona ko babana ni abakire ariko Imana afite ukuntu yabikoze. Nshakisha icyo gukora si uko ndi umunebwe bikanga, ariko nkagerageza mu mbaraga nke zanjye mbabesha mu buzima buciriritse nk'ubwo nshoboye, nkabigisha kutifuza no kunyurwa ke bagasenga cyane, nkababwira nti n'igihe nzaba ntagihari Imana izababera umubyeyi, kuko aho ntari Imana ibihari, mu bupfubyi yaratureze, mu gutabwa n'umugabo ibana nanjye. Ntabwo ari uko nari mbuze ibindi nari kujya mu by'isi, ariko n'ubu wabijyamo usanga ari iby'igihe gitari byo kugushuka. Nabanye n'Imana ndavuga ntabwo naha abana banjye uburere bubi, kuko mbigisha kuba mu nzu y'Imana. Mpamvu nihanganiye ku Mana na n'isaha niyo ngitegereje ko izagira icyo ikora, umugisha ushobora kuzanyura mu bana banjye. Mbega ubu se ujya gusenga wenda nka kuriya bantu musenga ni Musanze haba ubutayu bwinshi, hari igihe ujya nko mu butayu wenda gusenga? Hari ahantu tujya, hari umusozi witwa Ndabirambiwe, iyo mfite nk'umwanya njyayo. Hari n'andi bita mu Bisate, iyo numva ndushye njyayo tugasenga. Muri Ndabirambiwe ubu bujya kubwira Imana yuko urambiwe ubu buzima? Ndambiwe ubukene, ndambiwe ubukene, mbese naho iby'umugabo byo byamvuyemo, gusa inkuriyeho ubukene, ibindi byose abananjye bakiga, ibindi byose bikarorera, ariko nkabaho nishimye ntifuza, cyangwa umwana wanjye abe yakwifuza nka kamambiri nzibure, aba yakwifuza umwenda nkubure, cyangwa ku ishuri. Nibyo mba nyibwira, ubundi kanyihera imbaraga zo gukomeza kubana nayo. Imana izakugirira neza. Hari ibyiringiro ngo n'iyo igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka kandi kikera imbuto. Mbega inkuru, mbega ubuhamya. Hari igihe numva ubuhamya nkabura aho mbuhera, cyangwa nkabura icyo mvuga pe. Gusa nakubwira ngo wihangane, Imana izi byose kandi nta kijya kiyinanira. Mu bana bawe wenda bazakubera umugisha ukomeye, nubwo bitoroshye, kuko umuntu wumva ikiganiro yakwibaza kubera iki papa w'abana agera ku rwego abana banamunyura akanga kubasuhuza, koko biba byaragenze gute? Nanjye ntabwo tuzi ikibazo. Bwa mbere yarabikoze ndi kumwe n'umwana ura Debora, arumirwa, turatangara, bati mama papa akadutambukaho. Ngira noneho n'isoni, ndavuga se ahubwo umuntu umubonye azi ko ari umugabo wanjye akaba bibonye, ubu ntabwo biteye ikibazo. Buri gihe akadutambuka akatwitegereza, nta nubwo ari ukuvuga ngo abatakubonye. Ubwo rero nyuma naje kubyakira, nabonye ko nawe ahari atari we, ntabwo namenya impamvu. Aho wakwanga, naranababwiye se niba ndi mubi, abana banyu bo bafite ikihe kibazo, ku buryo mwanga abana banyu mukabanga burundu, ku buryo mutanabasuhuza. Ubwo rero ntabwo nzi impamvu, nibo bayizi, ko nzi ko nta kosa abana bakoze. None se iyo usenze Imana ikubwira ko bizarangira gute, umuntu ashobora kubyibaza. Ngewe impamvu nyine mbaza gutya, tuba turi kuyoboka Imana. Azahinduka agaruke, yaragiye kuri wese. Umuntu ashobora nyine ubwo n'utubazo bantekereza abantu bashobora kwibaza gutyo. Jye gusa isezerano nzi mfitanye n'Imana ni uko imbwira ko umugisha mfite ari izi uko uzabigenze. Niryo jambo Imana ijya imbwira. Ahantu hose ngira mbwira ngo ninjye uzi uko nzabigenza. N'ubushize pastor arampagurutse ambwira ngo uzira ndirimbo ngo sunzi uko ubigenza, gira ndirimbo ni iyawe. Ubwo niyo mpamvu uko izabigenza niyo ikuzi, ko ntimpishurira ngo nuko. Niba azakizwa akagaruka, niba azahinduka, niba bizagenda ute, ntabwo mbizi.
gusa ikintu musabira ahantu ari azakizwe niyo yazabona ubugingo iherezo ryiza nta kibi ngiye mwifuriza ngiye nta kibazo kubera ko njye naranabasanze ndabwira niba hari n'ikosa nabakoreye muzambabariye kugira ngo ngiye mbohoke kuko Imana yarambwiye ngo nimbabarire nimbabarire nte kujya mbikorera mu mutwe bimbuze n'ubugingo wumva waramubabariye naramubabariye wagutanya abana 6 njye naramubabariye kuko nta kibi mwifuriza ariko kuvuga ko napfa kubana nawe gutyo keretse yarakijijwe ibyo singiye kubeshya ntabwo yaza akiri umusinzi agikora ibyo yakoraga ngo mwakire pe nta mahoro n'ubundi naba ngiye kongera kugira n'izanduru nabana n'Imana yanjye ngasenga ntuje Mama Deborah afite ukuntu ajya yumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zikamuhumuriza rimwe na rimwe ni ihe ndirimbo ukunda amagambo yayo cyangwa nuhe muririmbyi wumva indirimbo ze cyane ugasubizwamo imbaraga indirimbo ari niyo pastor yavuze ngo sinzi uko bigenza sinzi no ndayikunda kuko iyo ngeze arango tegeka mwami sinzi uko bigenza gusa icyo nzi ko nuko iyo utegetse bitungana gusa nzi ko umunsi Imana izategeka bizatungana bikagenda neza n'irindi jambo rimfasha Imana yampaye nirirango rivuga ngo ku bwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa riri muri Yesaya 48:11 ngo ntizatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi bira kuva Imana yambwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni iyo nahuye n'ikibazo kikampungabanya nkarira njya kubona nkabona ikoresheje umuntu ntanazi nkabona nkemura ikibazo kandi ntari nzi ko byanyura mu nzira ye yego disi naba mbabaye nkabona Imana iciriye inzira andi hano hari nk'ikintu kigeze kuba kera mu rusengero n'ubu njya nibuka barumuna banjye bari mbarera bageze igihe cyo pe bambara ubusa mbura umwambaro buri kintu nabaha ariko icyo gihe haba ikintu mu rusengero cyo kwitanga pastor avuga ati umuntu nagira ikintu aha mugenzi we niba hari n'uwo wanga umuhe n'agahereno umubwire uti ndakubabariye ati birangije muri kwa gutanga bambitse abana ngira ubwoba mbese wenda bishobora kuba byaranyuze maru kugira Imana inyure muri cya kibazo nari mfite igisubizo kuko byari bingoye ibambika neza ku buryo abantu babonaga bakabona abana bambaye neza ubwo rero njyewe kwa kundi nambwiye ko itazankoza isoni ndindiriye isezerano ryayo nkuko avuze ko icyubahiro cyayo itazagihundi nkaburangiye ngerageza hari akantu mfite ko gatari nkashaka no kukagurisha ngo wenda ncuruze nishurira abana nkabura umuguzi atari uko ari habi kubera ya Mana yambwiye ngo ninjuze uko nzabigenza inzira zose nciyika byanga ari iyo ukikorera mu nzira zayo gake gake ubwo rero niyo ntegereje nta kindi ikintu cyose ukoze rero wiciriye inzira Imana ntigihe umugisha biranga uburindiriye nyine inzira izacibwa n'Imana buriya iyo wicaranye n'abana wenda bamaze gukura ntagiye bakubaza atari ko mama papa mwapfuye iki cyatumye kuko akuzinukwa akatuzinukwa bene akakageni wenda ntabajya bikubaza ukabiburira ibisubizo mu bana se bawe ntabwo babibaza kuko ibyo yakoraga byose barabizi ndavuga nk'abatoya wenda bataza ayo toya se kumuta afite mu myaka 9 we yaranamutinyaga yabonaga ejo ko yazaga yasinze akiruka akarira akaza akararamo amatabi nijoro akaza agakingura inzugi zose no mu byumba byanagacana amatara umwana mukuru wo w'umuhungu niwe wazaga akakuramo ampure kugira turyame mbese twari twararenganye wabonaga nawe atariwe ahubwo ko pastor yageze kumbwira ati bamucuritse ubwenge nicyo nari ngiye kugeraho rero nawe yarabimwibwira aramubwira ati nudakizwa mugabo we ugiye kuzandagara ubakabarore kuko dore abagore bagucuritse ubwenge yabibwire mu rusengero ngiye cyo rero ikintu nari ngiye guhingukaho noneho twenga twanga kubi ngo n'abana nge n'abana nari ngiye kubaza ko numva ibintu akora
bisa n'ibiri supernatural birenze ibisanzwe naho nta kuboko kw'abarozi kwaba kubirimo wenda nk'iyo usenga ni ibintu abikora normalement mu buryo buri normal busanzwe cyangwa haba harimo n'ukuboko kw'abarozi nari ngiye kukikubaza none ndumva usa n'ugikomojeho gatoya kuko nibyo urumva ari muzima ntabwo wakwanga abana bawe bigezaho ubwo harimo baramuroze rero baramuroze uko Imana yarabihishuye ubwo pastor yabivuze mbere yuko ibyo byose biba ataranaba gutyo ngo atwiyereke Imana ikavuga ko ari abagore bamuroze nabo yabajyagamo birumvikana ubwenge yabajyagamo la no gukaza amasengesho rero nicyo usabwa naramusengeye cyane ubu musabira gukizwa nta gihe ujya usenga waza Imana ukavuga ati ariko Mana kukira ishuri wabonye ko ari ngeri kwiriye ngo nigige kuko wari kubo wabikoreye iki kuko ni ishuri ry'Imana rikomeye rirakomeye iyo uyibajije nta kintu yaba yaragusubije impamvu yaguhaye kwiga ishuri nk'iri ntacyo insubiza gusa pastor nayo ugeze kumbwira ataranagenda arambwira ati uba ku munzani ati kandi Imana ntizawugukuraho arongera arambwira ati umutima wawe umeze nk'igisebe kuko Imana yireba imbere yabonaga ibimbabaje ariko ntabivuga yego ubwo rero Imana niyize ukuntu izabyomora ufite kwizera ko uzatabarwa ndagufite ko ntabwo iherezo ry'umuntu riba kubabara gusa ndabona ufite Bibiliya aho ngaho utekereza kuza mu kiganiro kuyobokamana TV hari ijambo watekereje kubwira abantu bari kureba iyobokamana ni ririya wavuze cyangwa hari irindi mfite n'irindi riri hano muri Yobu rivuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe nzi ko Imana ifiteho umugambi mwiza n'abana banjye kuba itaraturetse uko yarambwitiye nkureka uba warandagaye kuko abamera nk'abasazi hano hanze nanjye mba narabaye umusazi cyangwa se nkanapfa ko nagiye indwara za stroke nkayitura hasi nkarwaza abana ntibapfe ikaturinda kuba yarandinze nizeye ko hari ubushobozi bwayo buzagira ikintu bukora bugahindura amateka nanjye ngashima ko nicyo nyisaba kugira nanjye nzatanga ubuhamya nyishimira kubw'uko yandinze n'ibyo izaba yarakoze izabikora kubwo kwiyubahisha yarirahiye ko icyubahiro cyayo itazagiha undi kandi kitazemera izina ryayo ritukwa rero hari ibyiringiro rwose kubw'intego ufite ko Imana izagutabarika kugirira neza mama kandi ihangane rwose turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro niki kindi wumva waba usigaje kuvuga kuri kamera z'iyobokamana TV mbere yuko tuza gusoza kintu nova navuga nuko nahuye n'ibintu ngiye ntari nzi ko nahura nabyo nibyo njya nigisha abana banjye twakuze duteta nyuma nza kubura ababyeyi nari mbakeneye ntangira imiruho ntayo nari narigeze mu bwana bwanjye kuba imfubyi ukarira utagira umuntu waririra urumva ntiwaririra barumuna bawe ntiwaririra abana mbese ikintu nasaba nk'abazumva iki kiganiro gusaba ko kumenyesha ko ibintu byose bishoboka ari byiza n'ibibi kandi haba harimo impamvu Imana yatumye utubinyuramo tukarushaho kwegera Imana ugasenga kuko niyo idushoboza kunesha ibigeragezo kuko iyo ntabana n'Imana mba narandagaye mba naragiye habi cyangwa nkaba naranapfuye ariko uburinzi bwayo bwambayeho kubera ko kenshi najya gusenga nararwaye rimwe Imana ikabituba wapfuye nkuyeho urupfu mu bana bawe nkuyeho urupfu ndagutabaye nkurinze gukorwa n'isoni nuko nabanye nayo n'uwaba afite ibigeragezo nawe nk'ibyanjye ikintu namushishikariza ni ukwegera Imana iyo ntabwo iba yagutaye nubwo ubona ari ikibazo ntabwo iba yagiye dufite mama pasiteri ukunda kutwigisha ngo nk'iyo umwana wawe arwaye
niyo yaba ari mukuru ngo umuhangayikira kurusha akana gatoya ureba uko yiriwe wazana itundo ukavuga ni iry'umurwayi amata n'ay'umurwayi ngo niko no ku Mana biba bimeze mu bigeragezo nubwo tubona ngo Imana ntihari burya ibihari ngo cyane ireba ko hari ibizanwa n'Imana hari n'ibizanwa na Satani agira ngo agukureho ariko mu bigeragezo byose nge nagiye mbona ukuboko kw'Imana nta na kimwe cyagiye kiza ngo kineshe uko cyaje mbese kingereho uko cyishakiye kiraza kigahita nkireba kikaza kigahita nkireba nubwo nsigara mbabaye ariko Imana igenda ibana nanjye wabyumva wese ajye yihangana asenge ntiyicire inzira kandi ufite icyo yavuganye n'Imana arindira isezerano ntiturambirwe ntituyiveho amen kuko ifite inzira nyinshi kandi no dusomye biradusanga n'abakera babinyuzemo atari uko bakiraniwe nka birantu bubu basigaye babona umuntu ahuye n'ikibazo ngo Imana yamuhannye na Yobu yahuye nabyo kandi yari umukiranutsi cyane bivuga ngo ntabwo umuntu wese ahuye n'ikigerageza ari uko aba yagiye mu byaha kandi niyo waba wabiguyemo tuzi ko umuntu ashobora kuza akihana ntibagahore barebera umuntu mu ishusho bamuzimo tumenye ko Imana iba ihari mu bigeragezo byacu no mu bitugoye yego ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi cyane ni ubutumwa bukomeye cyane burimo inkomezi nubwo uyu mumama yashavuye cyangwa afite ibibazo byinshi ariko afite n'uburyo afite ihumure muri we none nawe araguhumurije rero ngira ngo ni ubutumwa bwiza bukomeye mama tugana ku musozo hari umuntu washaka kukuvugisha kubw'impamvu nyinshi hari washaka kuhakurwa ku mutima kumva hari icyo yagufasha mu buzima busanzwe kuko ufite ibibazo byinshi hari washaka kukugisha inama nawe uri mu gahangayiko nk'akawe hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu uri kureba kino kiganiro ashaka kukuvugisha uratanga nimero ya telefone ukoresha maze tuze tugana ku musozo w'iki kiganiro nimero yanjye 0786 666 80 571 mwazisubiramo 0786 666 80 571 yego murakoze cyane namwe murakoze